Pray Now Youth Group presents Agatano. Reka mfite telefone Bibiliya yanjye iri hariya ariko ntacyo note zirimo ndazifite hano nta kibazo uyikoresha ahubwo usoma nawe. Reka dusome muri Yohana ibice 15 ku murongo waho wa mbere no wa kabiri. This is a holy land. Turi mu kigo cyiza aho abantu bemerera umwana kwinjirana Bibiliya, hari aho batabyemera ariko twe dufite umugisha wo ko wabyemera. 15 ku murongo wa mbere haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muri uku kwezi kose muri Pray Now turi kuganira ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima bwera imbuto z'umwuka, apana impano z'umwuka. Ndegere gato. Ubundi mu buzima bw'umukristo hari ibintu bigera muri bitatu akwiriye kuba afite. Cyambere akwiriye kuba afite impano z'umwuka, ukagira imbuto z'umwuka, ariko ukagira na ethics and values, indangagaciro z'uko wamenye Imana. Ibyo bintu nk'umukristo urabikeneye kandi urabizi. Nidushake tube tuzishyize ku ruhande, ndetse n'impano z'umwuka tube tuzishyize ku ruhande, ahubwo turebe icyo abantu badashobora kubona abari bo bose. Hallelujah. Hari ibintu bimwe abapfumu bashobora gukinisha bakabigira. Nigeze kumva amakuru abanyamwuka twaragowe, hari abantu bita abarangi bari bamaze iminsi babeshya abantu bakazura abantu, ariko baje kubagenzura basanga n'imbaraga za gishitani ziba ziri kubakoresha, bakabeshya abantu bakabahanurira, ariko hari ikintu kimwe badashobora kubeshya. Hallelujah. 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 Nta muntu n'umwe ushobora kubeshya yuko agira urukundo, kuko ni urabye expressinga, ni ibintu biri muri wowe, ntabwo ubishakisha ahandi, biri muri wowe, ubasha kubitanga utabishakisha ahandi. Hallelujah. Hallelujah. Ndabizi yuko dukunda impano z'umwuka, ndabizi yuko dukunda guhanura, ndabizi yuko dukunda kwerekwa, ndabizi yuko dukunda gusenga, ariko uzibaza ibi bintu, ese abantu bakubona nk'umunyamasengesho cyangwa bakubona nk'umukristo? Hallelujah. Bakubona nk'umunyamasengesho, bakubona nk'umuhanuzi cyangwa bakubona nk'umukristo? Kuba umukristo ntabwo bisaba ibintu byinshi, bisaba is to express God. It is not God in theory but God in practice. Jesus. Hallelujah. Ntabwo naje hano kwambura imbaraga z'Imana ziri mu mpano z'umwuka, ahubwo naje kubabwira ngo dushakishe icyo ab'isi badashobora kugira. Nimba umupfumu ashobora kukubwira ibintu bizabaho, shakisha ikintu adafite. Hallelujah. Nimba abantu bashobora kumenya ibizabaho, nimba abantu bashobora kumenya ibintu bitandukanye, akamenya ngo ufite inkovu mu mugongo, shakisha icyo badafite. Icyo badafite ni iki? Igitabo cy'Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 17 haravuga ngo sinshaka impano ahubwo ndashaka imbuto ko zongerwa muri mwe. Ntabwo Imana ari injiji kukubwira ngo nshaka ko imbuto zongerwa muri mwe kurusha impano. Nuko ibizi neza ko hari imyuka mibi ibasha gufenta ikazana ibyo bintu, ariko hari icyo badashobora kugira. Yesu Kristo yaravuze ngo hallelujah, iki nicyo kizababwira abantu bankorera. Hallelujah. Muzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Ntabwo yavuze ngo muzabamenyera ku mpano. Mu gitabo cya Yohana ibice 14 ku murongo wa 17 haravuga ngo, havugira ijambo rikomeye, akavuga ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba, ngo twahawe umwuka ngo udutakisha ngo abadata. Ndi kubisoma mu Cyongereza.
haravuga ngo the spirit of truth whom the world cannot receive. Ni umwuka ab'isi badashobora guhabwa. Nimba turi gushaka ibintu, nimba turi gushaka ikintu ab'isi badashobora guhabwa, we need to focus our eyes. We need to return from this side. We need to move our eyes from this side to this side. Tukamenya yuko Imana ntidushaka mu mpano, nibiba ngombwa tuzazikoresha. Ntabwo naje hano kubabwira ngo muzatsinda, no. Ni ibintu Imana yanditse ku buzima bwanyu, ahubwo ndashaka ko tuba abakristo. Simple. Hallelujah. Hallelujah. Ndashaka ko tuba abakristo. Ntabwo umwuka twahawe ari umwuka n'abapfumu bafite, ntabwo ari umwuka n'abaraguza bafite, ni umwuka badafite. Ijambo ryatubwiye ngo ntibishoboka ko ab'isi bagira gute bamuhabwa. Nimba ab'isi batamuhabwa, ntidukwiriye no kugira nabi ibyo bafite, ahubwo nimba tunabifite dukwiriye kurenza. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Abantu benshi naje gusanga ikibitera, abantu bakunda fame, bakunda kuvugwa, bashimirwe, bavuge ko aribo bahanuye. Ariko Yesu yaravuze ngo nimumara gukora ibyo byose muzamuvuga ngo turabagaragu b'imbura mu mara. Kuko ikizemeza abantu yuko uri umukristo ntabwo ari uko bahanurira, ntabwo ari uko usenga cyane, bazemezwa n'uburiwe n'Imana wamenye. Bazemezwa n'iki? Bazabona abandi bakora ibibi, ukora ibyiza. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Mu gitabo cya Matayo ibice 7 ku murongo wa 22 n'uwa 23 haravuga ngo bamwe bazavuga ngo nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Yesu aravuga ngo nzabasubiza ngo sinigeze mbamenya. Why? Ni gute umuntu uhanura, ni gute umuntu wirukana abadayimoni Imana itamumenya? Bishoboka bite? Impamvu ni imwe gusa, nuko afite ni ikintu kitamutandukanya n'abandi. Ikintu afite na Saronga abasha kukigira. Ari umukobwa Imana ishimye ko batigana umukobwa wa Sarongo, ni inshuti yanjye cyane, ni umuhanuzi ukomeye. Ni umuhanuzi ukomeye cyane, turasengana. Ntabwo yafashe umwuka nk'uwose afite. Ibintu akora I know na papa wabasha kubikora. Yarambwiye ngo iwabo bafite igiti kivuga. Ibyo ntacyo bintwaye, ariko hari icyarusha se. Hallelujah. Nuko yamenye Imana, nuko abasha kwera imbuto. Oh, hallelujah. Arahanura ntacyo bitwaye. Ariko Yesu aravuga ngo nzabasubiza ngo sinigeze mbamenya, kuko Yesu abamenya n'abafite imbuto z'umwuka. Yesu ashimwe. By their fruits you shall know them. Gitabo cya Matayo ibice 7 ku murongo wa 20. Reka nsoze gutya. Hari uburyo bumwe gusa, hari inzira imwe gusa imbuto z'umwuka zinjira mu buzima bwawe. Hari inzira imwe gusa winjiza imbuto mu buzima bwawe. Iroroshye. Iravuga ngo is listening, is leading, is being inspired by the Bible. No gusoma, no gusobanukirwa, no kumva ijambo ry'Imana. Ibyo ntabwo bihagije kuko turi kuryumva. There is one way, hari uburyo noneho du practice izo mbuto mu buzima bwacu. Ni inzira imwe, practice the Bible. Kuvugana n'Abongereza cyane, ni ugushyira mu bikorwa icyo iryo jambo ryakubwiye. Igitabo cya Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 22 haravuga ngo ntimubabumva gusa, ahubwo mukore iby'iryo jambo. Oh, hallelujah. Ntabwo turi abantu bumva gusa, ahubwo turi abakora iby'ijambo. Why? Abumva gusa ntacyo batanga, ariko abashyira mu bikorwa ni Imana. Bazamurira Imana icyubahiro. Hallelujah. Abimana izina bashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ryababwiye. Ntabwo ari abasenga, ntabwo ari abahanura, kuko ibyo bintu
ba Sarongo babasha kubikora, ibyo bintu abantu bose babasha kubikora, ariko icyo badashobora gukora ni ukwera imbuto. Igitabo cya Yohana ibice 15 hahandi twasomye ku murongo wa 16, ndashoje, aravuga ngo si mwe mwantoranyije ahubwo ninjye wabatoranyije, kandi mwumve rino jambo, mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Amen. Murakoze cyane. Reka dusengere muvuga ubutumwa azatubwiriza ijambo ry'Imana. Ngiye kwa Ruko basuhuza.